Umva ukuri, reka kwishushanya n'ab'isi. Uba wishushanyije n'ab'isi iyo ukoze ibi bintu bikurikira. Umva ukuri rero. Iyo wambaye nabi, ukambara ibitagukwiye, ukambara ibisatuye, iyo wambaye poketi kandi ukambara ibigaragaza imiterere yawe, ukambara ibigaragaza amabere yawe, igituza cyawe n'intugu zawe, buryo uba wambaye nabi ukaba wihwanije n'ab'isi. Kandi uba wambaye nabi iyo wambaye bihambiriye umubiri wawe, uba wambaye nabi iyo wambaye bibonerana bimeze nk'akayungiro. Umva ukuri rero, reka kujya wishushanya n'ab'isi. Kandi uba wishushanije n'ab'isi iyo ukunda ibiganiro by'amanjwe, amashyengo, imigaryo ndetse n'imigani y'ibinyoma. Umva ukuri, reka kwishushanya n'ab'isi. Uba wishushanije n'ab'isi iyo wiyogoshesha nk'ab'isi, iyo utwika imisatsi yawe, iyo unyereza imisatsi, ndetse iyo ushyira amavuta mu musatsi ashobora gutwika uruhu, nabwo uba wihwanije n'ab'isi. Iyo uboha imisatsi nabwo uba wihwanije n'ab'isi. Umva ukuri, reka kwishushanya n'ab'isi. Uba wihwanije n'ab'isi kandi ukaba wishushanije nabo iyo wisiga amavuta ahindura uruhu rwawe, iyo wisiga irangi ku nzara, iyo wisiga irangi ku minwa, irangi ku ngohe, ndetse ukogosha ingohe, nabwo uba wishushanije n'ab'isi. Umva ukuri, reka kwishushanya n'ab'isi. Uba wishushanije n'ab'isi iyo ukeneye kwambara ibirenze ubushobozi bwawe ubitewe no kwigana. Umva ukuri, reka kwishushanya n'ab'isi. Uba wishushanije n'ab'isi iyo urya akagezweho n'akaryoshye, utazirikanye intungamubiri ndetse n'amagara mazima, ubitewe no kwigana gusa cyangwa ubitewe n'urusirimu. Umva ukuri, jya ureka kwishushanya n'ab'isi. Nanone kandi wihwanije n'ab'isi iyo ufatanya nabo imigenzo yabo y'ubupagani, ibirori by'imyidagaduro yabo n'iminsi mikuru yabo itemerwa n'Imana. Umva ukuri, reka kwishushanya n'ab'isi. Uba wishushanije n'ab'isi kandi iyo witoboza amatwi, iyo witoboza amazuru, kandi ukishakira umurimo w'inyuma utitaye ku murimo w'umutima ndetse n'imico myiza. Umva ukuri, reka kwishushanya n'ab'isi. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 2, umurongo wa 15, ijambo ry'Imana ritubwira riti: ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, irari ry'amaso no kwibona ku by'ubu bugingo bidaturuka kuri Data wa twese, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Umva ukuri, reka kwishushanya n'ab'isi. Mu izina rya Yesu. Amen.